Ikaze nanone kuri ya YouTube channel yanyu Kefradon Entertainment. Uyu munsi mu kiganiro icumi zacu tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 bitangaje abantu benshi batari bazi kuri First Lady w'u Rwanda Madame Jeannette Kagame. Niyo mpamvu ngusaba yuko twabana kugeza ku cyambere kuko cyo ni gisanzwe. Duhereye ku mwanya wa 10 utaruzi kuri Jeannette Kagame nuko yavukiye mu buhungiro ahagana mu myaka y'1960, akaba yarahunze bitewe n'ivangura ry'amoko ndetse n'imburuzu ubutegetsi byari biri mu gihugu cy'u Rwanda muri icyo gihe. Nibwo ababyeyi be bafashe icyemezo cyo guhunga kugira ngo batazabica babaziza ubwoko, maze bahungira mu gihugu cy'u Burundi, ari naho Jeannette Kagame yaje kuvukira ku itariki ya 10 Kanama 1962, avukira hitwa Ingozi mu gihugu cy'u Burundi. Ahagana mu 1959 nibwo ubutegetsi bwatangiye gusagarira no kubangamira abantu bamwe bari mu bwoko runaka, byatumaga abantu benshi bahungira mu bihugu by'ibituranyi na Tanzania, Uganda ndetse n'u Burundi. Jeannette Kagame akimara kuvuka yaje gukurira muri community y'impunzi z'abanyarwanda zari ziri i Burundi. Gusa nyuma yaje gutahuka mu gihugu cye cy'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho umugabo we ari we wari uyoboye ingabo zatsinze urugamba za RPF Inkotanyi. Ku mwanya wa 9 utaruzi kuri Jeannette Kagame nuko yagiye kuba mu gihugu cya Kenya. Nyuma yo kuvukira akanakurira mu gihugu cy'u Burundi, ari naho yaje kwigira amashuri ye abanza, nibwo mu 1983 aribwo yaje kujya kuba i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Aho ari muri Kenya niho yaje gukomereza amashuri ye, anakura ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru, aza no kuhabonera akazi ko gukorera ikigo cy'abafaransa cyitwa Gaspard Batignolles, gusa kikaba cyari gifite ishami mu gihugu cya Kenya. Aha muri Kenya nanone niho yaje no guhurira n'uwaje kuba umugabo we perezida w'u Rwanda Paul Kagame, gusa icyo gihe akaba yari akiri umusirikare. Nyuma nibwo yaje kuva muri Kenya ubwo RPF Inkotanyi yatangiraga urugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka w'1990, aribwo yaje kujya mu Ubuzima ajya kubana n'umuntu wo mu muryango we mbere yuko agaruka muri Uganda ndetse akanagaruka mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ku mwanya wa 8 utaruzi kuri Jeannette Kagame nuko se wa Jeannette Kagame yari umucuruzi ukomeye cyane. Ubundi se yitwa Mr Murefu, akaba yari umucuruzi ukomeye muri Kigali nyuma yo kuva mu buhungiro i Burundi mu mwaka w'1983. Icyo gihe yari afite ubucuruzi bw'utubyiniro ndetse n'amaklabu yo kubyiniramo ndetse n'amabristo. Gusa hari andi makuru avuga ko ubwo we n'umuryango we bari bakiri mu buhungiro i Burundi, aribwo yaje gufungura resitora ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mbere yuko agaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Mr Murefu akigera mu Rwanda we n'umuryango we babakiriye neza cyane. Gusa hari andi makuru avuga ko zimwe mu mpamvu zatumye ava i Burundi ari uko bamwirukanye kubera ko bamushinjaga kuba maneko cyangwa kuba nekera ubutegetsi bwa Habyarimana ubwo yari ari i Burundi. Ariko ibi byose ni amakuru yizewe hamwe abitangaza. Ku mwanya wa 7 utaruzi nuko Jeannette Kagame afite impamyabumenyi mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse na management science. Zimwe mu mpamvu zatumye yiga ibi bintu kwari ukugira ngo yibande ku kuzamura no guteza imbere uruhare rw'umugore, kuzamura ubushobozi bw'abantu ndetse no kuzamura iterambere rirambye, kandi ibi byose bikaba bisaba ubumenyi buhanitse bwo gushyira ibintu ku murongo neza ndetse bigasaba kujera no gucunga neza ibintu. Aya masomo yize niyo yamufashije gutangiza Imbuto Foundation mu mwaka w'2001. Gusa usibye izo mpamyabumenyi afite, yagiye yakira andi mashimwe akomeye ku rwego mpuzamahanga, harimo Honorary Doctor of Laws yabonye mu mwaka w'2010 ayihawe na Oklahoma Christian University kubera uruhare yagize mu kurwanya virusi itera sida no kurwanya ubukene. Hakaza Honorary Doctors of Human Rights yahawe muri 2026 ayihawe na University of Global Health Equity ubwo habaga ibirori byo kurangiza. Zimwe mu mpamvu zatumye abona aya mashimwe harimo ko yashinze Imbuto Foundation, ikaba itanga buruse ku banyeshuri, igatanga ubujyanama ndetse n'ubufasha bw'imibereho kugira ngo bifashe urubyiruko n'abagore mu Rwanda. Indi mpamvu ni uruhare rwe mu kurwanya sida no guteza imbere ireme ry'uburezi kuri bose, aho yagize uruhare mu gukangurira abantu kwirinda sida, guteza imbere ubuvuzi bw'abagore batwite ndetse n'ubw'abana, ndetse no kuzamura no gushyigikira uburinganire budaheza mu burezi. Hakaza no kugira uruhare mu bikorwa by'ubugiraneza ndetse no gufasha. Ku mwanya wa 6 utaruzi nuko Jeannette Kagame ni umuntu ukunda gusoma ibitabo cyane, akanashishikariza abantu benshi ko bagira umuco wo gusoma ibitabo.
Jeannette Kagame yizera ko gusoma ibitabo ari intwaro y'ingenzi mu kuzamura iterambere ry'umuntu, ari ingenzi mu gusigasira umuco n'ibiwugize, ndetse ari ingenzi mu gutuma ubumwe bw'igihugu bugerwaho. Naho avuga ko gusoma ari ubumenyi bukomeye bwafasha urubyiruko rw'u Rwanda kubaka ahazaza h'igihugu, ndetse akanashyigikira ko umuco wo gusoma wahera mu bana bato. Ikindi, yizera ko gusoma bifasha bene igihugu cyane cyane urubyiruko kuba rwasobanukirwa amateka y'igihugu cyabo neza, kuba rwasigasira ubumwe bw'igihugu, ndetse no gutuma rudatakaza indangagaciro nyarwanda. Jeannette Kagame akunda gusoma ibitabo bivuga kuri Pan-Africanism n'amateka ya Afurika, ndetse akunda no gusoma ibitabo by'ubuvangazo, hakaza n'ibitabo bivuga ku miyoborere ndetse n'uburezi. Buri mwaka akaba yizihiza akanishimira umunsi mpuzamahanga wo gusoma ibitabo. Ku mwanya wa 5 utaruzi nuko Jeannette Kagame ari umuntu ukunda kugendera ku mahame n'indangagaciro zikomeye, akaba arizo ziranga zikanagenga ubuzima bwe. Zimwe muri izo harimo gukora cyane no kwimenya, kuko we yizera ko umuntu agomba gukora cyane ndetse akanemenya kugira ngo abashe kwiteza imbere, aho gutegereza ko hari undi muntu uzamufasha cyangwa uzamuha inkunga iyo ari yo yose. Ikindi nuko avuga ko abantu bagakwiye kurangwa n'ubunyamwuga, ndetse akanasaba urubyiruko kwigira ibyiza ku yindi mico, ariko bakareka guha umwanya ibidafite akamaro mu buzima bwabo. Indangagaciro agenderamo harimo ubumwe, gukunda igihugu, kubaha, ubunyangamugayo, gufasha, gutera imbaraga, ndetse n'izindi. Iyo afite akaruhuko akunda kwitabira ibikorwa rusange nka Car Free Day nk'uburyo bwo gushishikariza abantu kugira ubuzima bwiza. Hakaza ko akunda gutanga ubujyanama cyane cyane ku bana n'abandi bantu bakiri bato, ndetse no kwitabira ibikorwa bigamije kuzamura imibereho myiza mu bantu. Bimwe mu bintu avuga ko atazigera akora cyangwa bimurange mu buzima bwe harimo kudaheranwa n'agahinda, ahubwo akibanda mu kwiyubaka no gukira ibikomere. Hakaza kuzahora arwanya ko abanyarwanda batazigera bategereza inkunga zo hanze cyangwa ubundi bufasha, ahubwo batangira kwigira, ndetse no kutazigera akoresha cyangwa afata ibintu byose byamwangiriza ubuzima harimo inzoga n'ibiyobyabwenge. Ku mwanya wa 4 utaruzi nuko Jeannette Kagame ni umuntu uzwiho gukunda abana ku kigero cyo hejuru. Zimwe mu mpamvu zituma akunda abana harimo ko yizera ko kugira ngo habeho u Rwanda rwunze ubumwe, rufite umutekano n'amahoro arambye, bihera mu kurera abana mu miryango ifite indangagaciro zikomeye. Jeannette Kagame abona abana nk'ahazaza h'igihugu, akavuga ko gushora muri bo haba mu burezi n'ibindi byabo ari igishoro gikomeye mu kuzagumana ubutegetsi butajegajega. Ikindi nuko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, Jeannette Kagame abona ko kurera abana mu buryo bwiza biba bizafasha kwirinda ibindi byago nk'ibyabaye, ndetse no gukosora amakosa yakozwe mu gihe cyashize. Abana kuri we basobanuye ko ari inshingano zisaba ibitambo, aho avuga ko abana ari abantu bakwiye kubahwa, kugirirwa amarangamutima, ndetse no kuyoborwa. Hakaza ko abana kuri we nanone basobanuye umugisha n'abayobozi b'ahazaza b'igihugu bazakomeza kujyana no gushyira imbere icyerekezo cy'igihugu, ndetse kuri we abona ko buri mwana wese afite ubushobozi bwo kuba yavamo umwenegihugu utanga umusaruro hatitawe ku hashize he, ahubwo icyo akeneye ni ukurererwa ahantu heza. Jeannette Kagame avuga ko ababyeyi bagakwiye kurerana abana babo urukundo aho kubarera babakontorora. Hakaza kavuga ko ababyeyi bagakwiye gukosoza abana babo umutima mwiza, bakumva amarangamutima yabo, ndetse bakirinda kubabwira amagambo mabi akakaye cyangwa bagaragaza nk'aho badashobotse. Ikindi avuga ko ababyeyi bagakwiye kuba mu buzima bw'abana babo cyane, bakaganira nabo ndetse bakanakina nabo, kuko ibyo biruta kubaha impano. Bimwe mu bigaragaza ko akunda abana bigaragarira nko mu birori ategura muri village urugwiro by'abana, ndetse no mu kigo cy'Imbuto Foundation gishinzwe kwita ku mibereho n'uburezi bw'abana cyane cyane abakobwa. Ku mwanya wa 3 utaruzi nuko Jeannette Kagame ari umukristo w'indangagaciro, gusa akaba akunze kwitabira ibikorwa byo mu makominoti y'abakatolike ndetse n'abaproteste. Gusa imyemerere ye yibanda cyane mu gushishikariza gushyira indangagaciro z'Imana mu miyoborere, ubumwe, ndetse no mu baturage kurusha uko yaba ari imihango yo gukora no kubahiriza. Jeannette Kagame akunze kuvuga ko ari umukristo, ndetse akanabigaragariza mu mbwirwaruhame akunze kuvuga zijyanye n'urugendo rw'u Rwanda mu bumwe no kwiyubaka. Akomeza avuga ko amahame y'amadini yagakwiye kugendana no gukunda igihugu, gukunda abandi, ndetse no gukora ibikorwa byafasha abandi, aho akunze gusoma ibyanditswe muri Bibiliya mu buryo bwo kubashishikariza gukora ibintu ngirakamaro muri rusange.
Ikindi ni umuntu ukunda kwitabira ibikorwa by'amadini nk'amasengesho y'igihugu, hakaza ko yitabiriye bimwe mu bikorwa bya kiliziya ndetse akaba yaranitabiriye amasengesho y'igihugu cya Amerika muri Washington, aho yanahatangiye isengesho n'imbwirwaruhame. Ku mwanya wa kabiri utaruzi ni uko Jeannette Kagame yakoze ubukwe bwe mu gihe cyihuse, kuko Paul Kagame yashakaga kubyihutisha ngo abone uko yajya kurwana urugamba rwo kubohora igihugu. Ubundi Jeannette Kagame na Paul Kagame bahujwe n'abo bavukana nabo ubwo Paul Kagame yari akiri mu buhungiro, gusa nyuma baje guhurira mu gihugu cya Kenya, aho Paul Kagame yagiye kumureba muri Nairobi kuko ariho Jeannette Kagame yabaga. Baza guhura, gusa nyuma musaba ko nawe yazaza bagahurira nanone mu gihugu cya Uganda. Nibwo yaje kuza bakora ubukwe bwabaye ku itariki ya 10 Kamena 1989, aho ibirori byabereye i Kampala mu gihugu cya Uganda. Naho nyakwigendera Generali Alonda Nyakayirima niwe wari wambariye Paul Kagame. Umwana wabo wa mbere yavutse mu 1990 ariwe Ivan Cyomoro Kagame. Ubu bakaba bafitanye abana 4 harimo Ange Kagame, Yann Kagame, Brian Kagame ndetse na Ivan Cyomoro Kagame. Jeannette Kagame yaje kuba First Lady w'u Rwanda mu mwaka wa 2000 ubwo Paul Kagame yatorerwaga kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa mbere utaruzi nuko Jeannette Kagame ni umuntu ugira ikinyabupfura gikomeye cyane, aho buri muntu wese yohereje ubutumwa kuri telefone abutangiza mwaramutse cyangwa mwiri. Abantu benshi bavuga ko bimwe mu bintu bimuranga harimo ubuntu, kubaha ndetse no kugira umutima mwiza. Ikindi iba bikora nanone kugira ngo abere intangarugero abana bakiri bato n'abandi bantu yuko barangwa n'ubupfura ndetse n'ubugwaneza. Ikindi avuga ko gukora ibi bituma hari umubano ukomeye kandi mwiza wubaka hagati yawe n'abo mukorana ndetse n'icyizere n'ubumwe aho kuba nyamwigendaho. Iyi myitwarire n'izi ngeso zatangajwe zinavugwa n'abahoze bakorana nawe imyaka myinshi cyane igera mu 10. Iyo ageze mu biro bye atangira umunsi we yohereza ubutumwa bwiza abakozi n'abandi bantu bakorana nawe. Ibi ahanini abikora agira ngo ashishikarize abakiri bato kubaha no kurangwa n'umuco wa Kinyarwanda ndetse no kubaho ubuzima bufite intego. Ndabashimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro, bibutsa gukanda subscribe abantu mutarayikora. Naho ubutaha, Imana ibarinde.